anga harimo za nzoga navugaga, kugutoza gusambana, irari utararigeze nta mpamvu, inzoga nyinshi, agahinda, kwangana, guhangana kw'abantu n'iki, kubera ko cya kindi watangiraga dore ibya mbere biza kukubaho nunyohereje umuntu witabye Imana. Wakoraga ibintu byawe asa nanyandikira, wakoraga ibintu byawe mu mutuzo, ukifashiriza famiye yawe, ukifashiriza umuryango wawe, ariko kugiye kurenga urwego urabigenza gute? kandi urwo rwego rugusaba ubushobozi udafite. Wajya kunywa fanta ya 3 nta handi y'igihumbi hari muri rwa rucupa runini, yenda ukongeraho icyabiri. Urashaka umureti 15 biri nk'imireti ingahe muri karitsiye? Waguze amagi wawe ukayaguteka. Ibi bintu byo kwishora mu byaha, kwiha, kuko iyo umaze gutakara wiha kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Kuzamura amavuta, iyo uzamuye ayo manyago wita amavuta, kuko urimo urashaka kubaho ubuzima udashoboye. Ngiye nguhe experience, winjira mu kibazo cy'amadeni, kandi amadeni niho useba kurutaho, kugira ngo uhore kuri ya standard abakubonye uri bwikopeshe, uri buze kuri cano besha umuntu uti mbonye umwana yarapfuye, ohereza 200,000 umwana ataza gupfuga, tumwuti ambo turu yanjye nigezweho tuzamuka. Nawe ejo uzaza urazamura amavuta yahe yitwa ngwiki. Ibyo bintu uzamuye ni vidanje pe, kandi vidanje ranyereza. Iyo uryayo wikopesheje, ukaryayo wasabiye ideni ngo wemeze abantu ko ushoboye, ntabwo ari amavuta uzamuye vidanje. Kandi vidanje n'amavuta yamaze kugira gute gukora. Ikindi nkwiye kwirukana mu buzima, ubundi ntabwo amavuta ava hasi azamuka, amavuta ava hejuru amanuka. Ese urazamura iki? Imodoka yazamuye amavuta barihaga ko bigiye kugonga pe, niyo mpamvu bagonze urukuta, babandi na kwa kundi na bwa buryo. Uyu munsi kuri kamera wamubwira uti ngwino kuri YouTube ati ntahonje, kuko we yazamuye amavuta, kandi amavuta yazamutse moteri irashya pe. Amavuta amanuka ava mu ijuru aza kuri twebwe. Iyo wihaye kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe, igisubizo no kujya mu madeni, kabiri no kutabasha kwishyura, gatatu no kubasha guseba. Warangiza ngo mana urampora iki ntabara, iragutabara yarakohera. Asanga ari umuntu wabyishyizemo. Kubera iki? Kutumva. Hariho nuza mu itorero ntiyumvire, yarangiza akazicwa n'icyo twita environment cyangwa se milieu y'ahantu yarari. Bivuze icyaha ngaha si ibyaha byo mu muryango, si ibyaha byo bituruka ku muvumo, ahubwo ni ibyaha wakomoye kubo mubana, aba mugendana. Mbwira uwo mugendana, nubwire uri. No kuvuga ngo uno muntu yavuye mu cyara kijijwe, ni Kigali ameze neza, nta ngeso niyi afite, ariko batangiye kumwigisha ibyaha. Yahuye n'afite karande n'ingeso mbi, batangira kumutoza, yumva yarasigaye, atangira gukina nabyo, birangira abo ngabo ntubagarura. Arabwira ngo rega pastor ngo ntako ntagize, akoze ibishoboka. Kubera yirinze kubana n'abantu bazima bamugeza mu rwego rukwiriye, ahubwo ahitamo kubana n'abantu bari katabazi cyane. Tuza abantu basambanye bakuze, tuza abantu basambanye batari babizi, tuza abantu banyoye inzoga batari babizi, tuza abantu binjiye mu matiku batari bayazi, tuza abantu binjiye mu bigarasha batari bari bigarasha. Urimo urankurikira? Tuza abantu bari bazi gucunga ibyabo, ariko uyu munsi byananiye. Tuza abantu baganirijwe ngo umugore umwe aragusuzugura, jya utaha bwije nijoro abana batakureba, agatangira imico mibi. Kandi iyo mico mibi ukuntu ikora,
ntishobora gutuma uhinduka. Iyi imeze nka sida yinjiye mu maraso, imeze nk'isukari yinjiye mu maraso. ubwo bibaye imibereho. Yes. Nkurikira. Ibyo nibyo bituma ari umuntu wizaniye ingorane muri we imbere, kuko atumviye Imana, yategereza n'Imana. Yego. Si umwana wavukanye sida ngo tubyemere, si urushinge baguteye ngo tubyemere, wayikuye ko iwanyu idahari. Kubera ko abandi ari abakoboye aho kazi bakamenyereye, bazi no kwikingira. Kubera ko uri umuvubuka uhubutse mu bintu, wese bitembagaramo. None nkwibarize akantu gato. Abakobwa b'indangamirwa barya bicuruza, ubonye arupfa gutwara inda atabishatse, kereka ubwe yabishatse. hanyuma aba bavandimwe bo muri, hari umukobwa nawe nabonye kuri TikTok, ahubwo ngo wantera inda nyibaha imiti bana farumasi. Uranyumva uwo muntu? Afate wa mukobwa uraje urahubutse, baragukunze, urishirira iki, wowe uhubukiye mu bintu ugiye kubitozwa. Buriya nkumenera ibanga, nta muntu uvuka ari indaya donatire. Nta n'umwana w'umukobwa ukura yumva muri proje ze azaba uwigurisha. Ahubwo ubuzima hari umubwira atari ko uravunwa n'iki, imari warayiranguye irahomba, haruza ngo atware, agatangira akina nabyo, ejo akisanga ibyago no mu ngorane. Abantu benshi batigeze banywa inzoga, burya ntayiheraho. Arabanza agafata enagi, ubundi agafata panashi, ubundi akazafata agafanta bakamuvangira n'agapirimusi, agenda yurira. Noneho akageraho yumva agafanta atagashaka, ashaka ko ngako konyine. Yasoma pirimusi atari ko uzumve no kuri mutsingi, atazwi bata mitsingi ni mutsingi, ubundi agasomaho, ejo akazajya kuri kiwingo, ejo akazajya kuzindi nzoga zikomeye. Yatangiye akina nabyo. Yego. Noneho mu gihe cyo kwegera za ngorane muri we, agahora yicuza, yifuza kubireka, ariko yinjije virusi muri we. Aho rero nicyo wihamagariye, ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanye nawe. Hakaba hari abantu byeri batazi kurya amafaranga, umuntu akagutoza kuyarya, shaka kwereka ibituma ashira pe, kandi abagira ngo uyarye. Noneho kubera ko utaramenyera, uramuhamagara ngo mujye kuyarya, yashira nyine akaba gukiza, noneho akagusiga ugeze kunyota rwo hejuru. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobewe na Reverend Nabo Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya ninjoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Nanone kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndacyabararikira amasengesho y'iminsi 14 yo kubohoka kuri karande ndetse n'ibicaniro bibi. Muhawe ikaze mwese kuzayitabira, bizaba ari byiza cyane. Amazina ni Jerry, ndacyari kumwe na Mushumba. Waramutse?
mwaramutse amahoro. Ndashima n'Imana ko ndamahoro, ndashima Imana ko ikomeje kundinda, ndashima Imana ko iri kumfasha gukora ibiganiro yasepfu yagabanutse. Ibi nabyo ni umunezero kuri nge, kandi binezeza umutima no kugira ngo Imana ihinyuze Satani ujya wigira uko yishakiye. Tumva ariko nakubwira ngo ndabashimiye amasengesho wayavuze. Abantu bayitegure tuzayakora, ariko turimo turaganira. Ngira ngo umunsi w'ejo naberetse itandukaniro kandi mu buryo bwumvikana. Twabonye ko karandi ikora, tubona ibimenyetso runaka. Burya kubimenya no kwibona ibimenyetso. Ndabizi ko ibyo ngiye kuvuga uyu munsi ntubitegerezemo views. Bakareka. Uzi impamvu? Abantu bashaka ko basiga batakarabye. Abantu bashaka ko tubavuga neza kandi bakwiye kuvugwa nabi. Nta bikorwa bivu. Abantu bashaka ko tubasiga tubatera indabo bari yakwiye guterwa amabuye n'amagi nayo atari ay'amahuri. Abantu bashaka ko tubavugwa mu buryo buri hejuru ariko bidakunda. Soro gukomoza ngo ibyago byizaniwe na nyirabyo. Ibyago bya nyirabyo. Iyi ntabwo ari buvuze kubyumva. Niteguye ko nta views ziri hano. Oya, birahari kuko abantu bashaka gukira. No, we arashaka gukira ariko ashaka uwabigereka hejuru. Mu bantu tubano ku isi twihunza responsibility. Inshingano. Twihunza inshingano. Kuki wakererewe isaha yanjye yari yapfuye? Kuki wakererewe ni kanaka? Bega noneho hari icyo bitangwa ni ambutiyaje. Ukamuze se ko nzi ko waje n'amaguru, ambutiyaje uri nayo. Wowe wahuriye he? Ambutiyaje y'amaguru muri Kigali irahaba. Kagasabwe ngo na ambutiyaje ya saa 5. Kandi mu Rwanda ntigihaba. Tugira ambutiyaje ya mu gitondo no kumugoroba. Vango buri gihe akumvisha impamvu y'ikintu. Ati gihundi numvaga nakabitekereje ariko siko bikwiye kumera. Bibiliya ubwayo hari abantu twaba ko dushaka gusobanura ngo ibivuye kuri karande, ibivuye ku muvumo n'ibiva ku muntu ku giti cye. Aho yavuze ngo ubwoko bwanjye buzize kutagira ubwenge, ntiyavuze ko batahanuriwe. Kabiri, Imana ikabaganiriza mu nzozi. Ikabe twasobanuye inzozi ku rwego rwo hejuru ku buryo n'ubu hari izindi ntaravuga ariko turazerekana cyane cyane ziburira. Urusimbwe kuri gata mu kirenge, urusimbwe kurira mu gitondo uti reka nigenzo. Byo bikomoka mbere yuko tujya kwataka tuvuga bino bintu. Ibi byaha cyangwa izi ngorane umuntu yisanga muri w'imbere, singira uwo dukomeretsa umutima cyane. Uzasanga ari umuntu wabyishyizemo. Kubera iki? Kutumva. Hariho nuza mu itorero ntiyumvire, yarangiza akazicwa n'icyo twita environment cyangwa se milieu y'ahantu yarari. Bivuze icyaha ngaha si ibyaha byo mu muryango, si ibyaha byo mu bituruka ku muvumo, ahubwo ni ibyaha wakomoye kubo mubana, abo mugendana. Mbwira uri uwo mugendana, nubwire uri. No kuvuga ngo uno muntu yavuye mu cyara kijijwe ni Kigali ameze neza, nta ngeso niyi afite, ariko batangiye kumwigisha ibyaha. Yahuye n'afite karande n'ingeso mbi, batangira kumutoza, yumva yarasigaye, atangira gukina nabyo, birangira abo ngabo ntubagarura. Arabwira ngo rega pastor ngo ntako ntagize, akoze ibishoboka. Kubera yirinze kubana n'abantu bazima bamugeza mu rwego rukwiriye, ahubwo ahitamo kubana n'abantu bari katabazi cyane. Tuza abantu basambanye bakuze, tuza abantu basambanye batari babizi, tuza abantu banyoye inzoga batari babizi, tuza abantu binjiye mu matiku batari bayazi, tuza abantu binjiye mu bigarasha batari bari bigarasha. Urimo urankurikira? Tuza abantu
bari bazi gucunga ibyabo, ariko uyu munsi byananiye. tuzi abantu baganirijwe ngo umugore umwe aragusuzugura, jya utaha bwije nijoro abana batakureba, agatangira imico mibi. Kandi iyo mico mibi ukuntu ikora ntishobora gutuma uhinduka. iyi imeze nka sida yinjiye mu maraso, imeze nk'isukari yinjiye mu maraso. ubwo bibaye imibereho. Yes. Nkurikira. Ibyo nibyo bituma ari umuntu wizaniye ingorane muri we imbere, kuko atumviye Imana, yategereza n'Imana. Yego. Si umwana wavukanye sida ngo tubyemere, si urushinge baguteye ngo tubyemere. Wayikuye ko iwanyu idahari, kubera ko abandi ari abakoboye ako kazi bakamenyereye, bazi no kwikingira. Kubera ko uri umuvubuka uhubutse mu bintu, wese ubitembagaramo. none se nkwibarize akantu gato. Abakobwa b'indangamirwa barya bicuruza, ubonye arupfa gutwara inda atabishatse, kereka ubwe yabishatse. hanyuma aba bavandimwe bo muri, hari umukobwa nawe nabonye kuri TikTok, ahubwo ngo wantera inda nyibaha imiti bana farumasi. uranyuva uwo muntu afate wa mukobwa, uraje urahubutse, baragukunze, urishirira iki, wowe uhubukiye mu bintu ugiye kubitozwa. Buriya nkumenera ibanga, nta muntu uvuka ari indaya donatire, nta n'umwana w'umukobwa ukura yumva muri proje ze azaba uwigurisha. Ahubwo ubuzima hari umubwira atari ko uravunwa n'iki, imari warayiranguye irahomba, haruza ngo atware, agatangira akina nabyo, ejo akisanga ibyago no mu ngorane. Abantu benshi batigeze banywa inzoga, burya ntayiheraho. Arabanza agafata enagi, ubundi agafata panashi, ubundi akazafata agafanta bakamuvangira n'agapirimusi, agenda yuriye. Noneho akageraho yumva agafanta atagashaka, ashaka ko ngako konyine. Yasoma pirimusi atari ko uzumve no kuri mutsingi, atazwi bata mitsingi ni mutsingi, ubundi agasomaho, ejo akazajya kuri kiwingo, ejo akazajya kuzindi nzoga zikomeye. Yatangiye akina nabyo. Yego. Noneho mu gihe cyo kwegera za ngorane muri we, agahora yicuza, yifuza kubireka, ariko yinjije virusi muri we. Aho rero nicyo wihamagariye ngo ibyo urabikora nka kwihorera, bakibwira ko mwanye nawe. Hakaba hari abantu byeri batazi kurya amafaranga, umuntu agutoza kuyarya, shaka kwereka ibituma ashira pe, kandi abagira ngo uyarye. Noneho kubera ko utaramenyera, uramuhamagara ngo mujye kuyarya, yashira nyine akaba gukiza, noneho akagusiga ugeze kunyota rwo hejuru. Aba nibo benshi cyane. Ufite umuntu wajya kunjyana muri Marriott, aranankurikirana anjyana muri ntuze muri Serena. Yego. Aranankurikirana kundi ibiganiro byanjye akabisharinga. Ariko njya mungane se ahantu bunzanye ntazigera mpazana mpizana, atari ko ntafite ubushobozi. Ariko ndi umuntu wo kujya gufata amababa y'inkoko ku bihumbi bingana bityo. Rero ndahaje ndahabonye, ariko umutima wanjye ntago mwashyize. Cyo wabishobora, ariko umutima wawe ukawufa narawufashe ku buryo ntazi n'ibihabi ibyo ari byo, bimenye yanjyanyeyo. Ndi muntu inshuti yanjye arambwira ati ngwino twica abadayimoni. Isawa ndaje. Piscine yaho ni 55, ahandi ari 2500. Ujya muri ngo za jacuzzi na za sauna bihagarara 110. Ibyo gusa ati umunsi wose ati tuzamura amavuta Dennis. Hanyuma Kicukiro hari ya 4, noneho hari n'indi y'10, haba harimo massage byose na sauna na 13 bagukorera ibintu byose ushaka. Mbo muri nge
sinari nanze kujya muri ziriya pisine ngafata ya foto nkajya muri jacuzzi. Ubwo mpagaze he? Muri Serena. Ngantuzi n'ibindi sinjyamo, sinjya na hariya, kuko shobora kuzategereza kuza, kuko uje ufite benzi, uje ufite uburyo uri buze kubamo. Urumva numva ndabitinya, ndamubwira nti ubwo fata yose agomba kunyishyurira yanshyije kuri telefone. Arambwira ngo ntayo nguha, urakora ibyo bintu. Ndamubwira ngo uyareke, njye ndatashye. Waratashye se? Ntambabaze, ntabwo ushobora kwishyira nk'ibintu ntashoboye njye. Uri kwishyiramo virusi kwangiza. Ntabwo ushaka ibyo gutuma namanitse amaguru kuri bari banzi barahari. Hano ndi mu bishop arambwira nti ntabwo njya atugende kuzamura amavuta ntihehese, ntabwo turicara turaza aragirangurira ntuze cappuccino ati bakongere ni oya, sinjya ndenze itasi imwe, abaguhe sambusa sawa, facture ndazibona, ibihumbi 70 wishyuye. Wayanga urumva ngo urwego rwe. Okay fine, njye rwo rwanjye ntabwo ari urwo. Kubera iki? Sindimo nifuza gutozwa kurya na duke mfite. Kicukiro sabona zirahari, Gahanga zirahari, bose n'ibyatsi n'imiriro, nta bindi. Ariko tugira abantu batwinjiza mu ikipe ikumaraho utwawe, ukazasigara warumiwe. Ubwo ikibaho ni iki? Usigarana iteka mutwe, kugira ngo bya bindi bakumenyereje ubihoremo, uhore ubijyamo. Iyi competition ugasanga ibi bidukururiye ibyaha. Ni ukuvuga ngo bisanga harimo za nzoga navugaga, gutoza gusambana, irari utararyigeze nta mpamvu, inzoga nyinshi, agahinda, kwangana, guhangana kw'abantu n'iki, kubera ko cya kindi watangiraga dore ibya mbere biza kukubaho. Nunyohereje umuntu witabye Imana. Wakoraga ibintu byawe, asa nanyandikira, wakoraga ibintu byawe mu mutuzo, ukifashiriza famiye yawe, ukifashiriza umuryango wawe, ariko kugiye kurenga urwego urabigenza gute? Kandi urwo rwego rugusaba ubushobozi udafite. Wajya kunywa fanta ya 3 nta handi y'igihumbi hari muri rwa rucupa runini, yenda ukongeraho icyabiri. Urashaka muri 15 biri nk'imireti ingahe muri quartier? Waguze amagi wabo ukayaguteka. Ibi bintu byo kwishora mu byaha, kwiha, kuko iyo umaze gutakara wiha kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Kuzamura amavuta, iyo uzamuye ayo manyago wita amavuta, kuko urimo urashaka kubaho ubuzima udashoboye. Ngiye nguhe experience, winjira mu kibazo cy'amadeni, kandi amadeni niho useba kurutaho. Kugira ngo uhore kuri ya standard abakubonye uri bwikopeshe, uri buze kuri cano besha umuntu uti mbonye umwana yarapfuye, ohereza 200, umwana ataza gupfuga ati ambo turu yanjye nigezweho tuzamuka. Nawe ejo uzaza urazamura amavuta yahe yitwa ngo iki? Ibyo bintu uzamuye ni vidanje pe, kandi vidanje ranyereza. Iyo uryayo wikopesheje, ukaryayo wasabiye ideni ngo wemeze abantu ko ushoboye, ntabwo ari amavuta uzamuye vidanje. Kandi vidanje n'amavuta yamaze kugira gute gukora. Ikindi nkwiye kwirukana mu buzima, ubundi ntabwo amavuta ava hasi azamuka, amavuta ava hejuru amanuka. Ese urazamura iki? Imodoka yazamuye amavuta barihaga ko bigiye kugonga pe, niyo mpamvu bagonze urukuta, babandi na kwa kundi na bwa buryo. Uyu munsi kuri kamera wamubwira uti ngwino kuri YouTube ati ntahonje, kuko yazamuye amavuta, kandi amavuta yazamutse moteri irashya pe. Amavuta amanuka ava mu ijuru aza kuri twebwe. Iyo wihaye kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe, igisubizo no kujya mu madeni. Kabiri no kutabasha kwishyura, gatatu no kubasha guseba. Warangiza ngo mana urampora iki ntabara, iragutabara yarakohereje.
ngo reka njye kugerageza numve. Uzasogongera abakobwa bose utwaye umuheha, mujombamo usogongera uzagarukira ku ngoma yandi, uzihisha ku rwego rubi. Rero aba bantu iyo ibyaha byamaze kugota ya masezerano, uyu ntabwo abyambuwe n'umuvumo, nta byambuwe n'akarande, nta byambuwe n'abadayimoni, ahubwo ni imitekerereze ipfuye yinjije muri we. Imitekerereze ipfuye yinjije muri we. Kubera bivuze ngo umunyamakenga iyo abonye ikibikije arakikinga. Amakenga kandi ikigora abantu nsinze kurenza iminota, abajyanama beza ntabwo abantu bakibegera, kandi baba batubwira ibintu bamwe bumva bitaryoheye amatwi. Bamujyanama kandi mushombe, ikindi wavuze uti abantu bakubwira ngo ngwino tujya aha dukora ibi tugire ibiki, nta baguhamagara iyo ufite kugira ngo mujye gusipendinga cyangwa se gutanga mbere na mbere, ariko ntawe uguhamagara uti ngwino dukora ibi biri butwinjirize iki. Mbere na mbere banza wagushuka ukarya yabo kugira ngo banze uguteho wumva uko bimeze, uko binuri. None wamara kurya yabo bagatubwisha ukumva kurya yabo. Baza nko kubashita umugabo ukambwira ngo kirazira ngo umugabo utaha saa 12 nta mugabo urimo. None urambwira uzanywa fanta zingahe mu kabari? Byakunda. Umuntu umwe yarambwiye ngo ibyo biro byawe niyo myaka yawe nta kintu wagera udafite akantu. Atugenda ugafata akave ugashyira muri toilette yawe. Noneho aho wituma, aho karabira, aho korera byose ni naho nanywera, ngo abana batabibona. Naho nganjye ntago nayishyira muri toilette yanjye, nayishyira muri salon ngasezera idini nkajya mu ryemera kuyinywa, ariko sinzakora uwo muco mubi. Ariko ubundi ubwo wibwira ko ibyo bintu uzabihisha kugeza ryari? Mugani wandimba ati ngo uzagira umunwa kugeza ryari? Ubundi ibyo uzabihisha kugeza ryari? Bigutwaye iki? Kucyumva ushaka kugundira idini? Niba ingeso zikunaniye, hari aho bemera ibyo bintu, tambuka ugende, tanga amahoro, nawe wibohore. Rero ibi bintu abantu bakwanga, abantu bakuvaho, abantu bakureka, wagera mu ikoni ryo kudasohoka mu kibazo, ugatangira ngo ariko Mana yanjye nk'ubu mpora iki, ntacyo ntakoze. Abenshi muri twe tunabikora turi no ku ruhimbi, turi no muri korari, turi abahanuzi. Nigeze kubaza umugabo umwe amazi, ariko ko mbona mbere yo kwigisha yagombaga kubanza gusoma mitsingi ebyiri, ariko yafata mikoro akavuga ntananirwa, akavuga. Nza kumubaza, ariko ubwo ari mitsingi n'umwuka wera turamenya hakoze icyo? Ngo byose biricangura, ujye ntago naza ntafite akantu. Ubwo urumva uwo nguwo yahoze muri ADPR, tunamukunda, none iyo mico yayikuye, yahunze hari umuriro n'ikibatsi cy'imbaraga, yishyira hari ibyago no mu ngorane. Naramuka ahuye n'indwara ya diyabete harya, azabwira Imana ngo Mana mbabarira unkize, kandi warabyishoyemo. Ndashaka kubaza ibibazo bitatu tugiye gusoza. Umukobwa cyangwa umusore wirinze agasenga Imana ikamukorera ubukwe mu buryo bugaragara, mvuze umuhungu cyangwa umukobwa, noneho bamara kubana, umwe muri bo, nkuko tubisoma mu Bami, igitabo cya mbere cy'Abami, ngo umwe muri barasohoka azana umutanga, yahagera akakubera indyarya, akajya kwikinira imikino yo hanze, akaza akanduza mugenzi we, ubwo nabanga umugabo cyangwa umugore. Hakaba undi muntu wavuye mu rusengero, aravuga ati ndabivanga isi iturebe ntacyo bintwaye, nawe akandura. Ninde ukwiye kurengerwa n'Imana muri abo bantu mu isengesho ryabo? Wavuye hanze, uwavuye hanze akaza,
sinzi ukuntu ndi kubyumva. no kuvuga ngo umuhungu n'umukobwa basezeranye ku bana baririnda nta bindi bintu nibaza ariko hageze umwe muri bo amubera infidele ntiyabwo kwizerwa aragiye arasambanya azanye sida mu rugo ayanduje umwe muri bo nanze kuvuga ngo umugabo cyangwa umugore hakaba undi muntu wasohotse mu murimo cyangwa umurimo urimo ariko ni umukinnyi arasenga azi byose nawe agiye gusohoka hanze akurayo umugera muri abo bombi babiri ninde ukwiye kurenganurwa n'Imana? Numva ari uwa mbere. Urakoze cyane. Imisengere y'uwo itandukanye n'iyo wakangahe n'uwa kabiri. Kuvuga atari ko Mana naririnze sinakubaganye dore ariko dore uko byambayeho Mana ndengera nkuraho igisuzuguriro ariko uwa kabiri nta duru wafite bamwami Yesu nkuraho igisuzuguriro tayarebe biva no duru wafite niyo kubanza gupfukama ngo data narenze umurongo ndahemuka nkora ibyangwa nawe ninjira mu bintu bibi none dore sida ngiye inda banteye cyangwa nihamboje akazi cyangwa data dore ngeze mageragere kubera kwiba aho bampaye akazi turimo turajyana kuko ari wowe wabyizaniye step ya mbere ni ugucira bugufi Imana ukayibwira. Yego. Bankurikiye. Ndagukurikiye. Kuko baguhaye akazi uriba wica amahirwe yawe. Yego. Waje gushaka ubuzima biraguvangira ubyaye umwana none umwana utinze kumureka ugiye kumwica none urasambanye uranishushanyije uranihishe ufite uburenganzira ki bwo kubwira Imana ngo Mana mbohora shame uburenganzira bwa mbere ni ugusaba Imana imbabazi ugaca bugufi. Yego. Kubera ko yahuye n'igikundi kibi kimutwara ariko wa muntu wa mbere aravuga ati Mana uzi ko ntigeze mfukamira Bayali uzi ko narinze ubusugire nibi nkuraho igisuzuguriro ngukoro ko umuntu ibimuzi aho bimera nawe bijya gusa nk'iby'imivumo ntashobora kubireka kubera ko agenda yitoza gake ngira ngo wowe wakoze siporo urabizi umunsi wa mbere wa siporo amaboko arakurya n'amaguru arakurya kabisa akaza mu rusenge ariko nyuma y'icyumweru imitsi iba yamenyereye niyo utabikoze nibwo uribwa. Yego. Ni nako ingeso winjije iyo uri kuvuna buri gihe twe tumaze gusaza ingaruka z'amasiporo twakoze mu kazi nibwo biza ubu zatugarutse nuvuga ngo niba narajyaga kuri tapirura nkagenda nkanyonga igare ubu ntabwo mbyemerewe no kwicara kuri sheze narangiza ngakora siporo y'amaguru nyazamura nyamanura nyarambura kuko ninjya kuri tape madiske ndayamena kandi imitsi yamenyereye za siporo ziki zimbaraga kugenda n'ubu muri pisine iyo ngiyemo sinakora butterfly kandi niyo nyogo nakundaga sirayizi iyo ngiyo iyo ni chlore butterfly ni ukuntu wibira mu mazi ukamera nka dafu y'agisimba ukibira mu mazi warangiza ukuburuka ukongera ugasimbuka mu kirere ukamara ukubita amaguru bakoresha bagira batya ukacubiramo warangiza ukeguruka narayikundaga nayikoraga 3 muri pisine ngahita ntaha ariko ubu ni ukujyamo nkajya muri freestyle ubone nkagenda nkagira gutya amaguru ubundi nkoga mpagaze ariko ubundi siko byameraga iwanjye nakoreshaga iyo bita style amerika yandi uryama ugakoresha amaguru yose yakaraga gutya ariko ubu ndakaraga nkumva za karampu zigiye kumfata uko winjiza umuco mubi muri wowe ni kugenda ugara. Yego. So rero ibanga ryo gutsinda ibi wigira icyo ushyiraho urubazo wigira icyo ushyiraho ingorane wigira usakuriza ahubwo we kneel down ipfukama ubwira Imana ngo Mana narakosheje ndayoba kuba uyu munsi akwitanye nawe kinyendaro ntawakoherejeyo ndayoba none Mana hanaguraho izina ribi. Ndabyumvise. Tubonye itandukaniro rya karande umuvumo n'ibyo umuntu yishyiramo. Yego. Ibi bintu iyo ubikoze ugaca bugufi ni hahandi bajya mu ntebe ya peretesiya kwa padiri. Aha ni hahandi ushaka umuntu utari mu barokore basenga ukamwaturira ibyaha. Aha ni hahandi utangira kwitoza no kubana n'abantu beza. Hari akanama
yenda bankurikira bavuga bati noneho yaraguye pasiteri, ibintu ugomba kubyitondera. Ibintu winjije muri wowe igihe kirekire ntiwabisenya umunsi umwe, ni gake gake udafite umubyeyi wo mu mwuka. Hari ko ubikeneye yumva byaramubayeho azampamagare mubwire inama. turacyabashishikariza tubararikira aya masengesho. Mhm. Murakoze. Yego.